Nitwa Uwamariya Chantal, nsengera kuri ADEPR Kanserege. Ndi umubyeyi w'abana n'umugabo umwe muri iyo paruwasi. Ndi umuvugabutumwa, ndi n'umunyamashengesho kuri uwo mudugudu. Imana iduhane umugisha. Rero hari abantu muzumva iki kiganiro bari bamenyereye ko ntuye Kibungo, nanyujijeho ibiganiro byinshi mba mu karere ka Kirehe, ariko muri iyi minsi ndi kubarizwa i Kigali. Imana yari yarabivuze kandi ni za mbaraga z'amasengesho ndi bubabwire, yari yarabivuze kandi yivuze iranakora, kuko ntago Imana yacu ari injajwa. Yivuze irakora. Hari impamvu si uko abaho badasenga, ariko biterwa n'iki ishaka kugukoresha. No mu cyaro yari yahanjyanye kuko yabonaga abantu bahari beza, ifite icyo ishaka kunkoreshayo. Ubu rero intego nshimira na Shimwa TV wansuye, Imana imuhe umugisha. Nshimira n'abantu bazagikurikirana iki kiganiro cyitwa Imbaraga z'amasengesho. Mwari mumenyereye mu buhamya, mwari mumenyereye nyine ko ntanga ubuhamya, ariko iki kiganiro kizajya gicaho mu minsi 3 mu cyumweru, kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu nibwo muzajya mugikurikirana. Ikiganiro cyitwa Imbaraga z'amasengesho, uburyo umuntu yasenga akanesha, akirinda ibyaha, mbese gusenga harimo byose. Ubu rero tugiye gusoma ijambo mbere yuko twinjira mu bindi. Tugiye gusoma ijambo riri muri Samweli wa mbere. Tugiye gusoma ijambo riri muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ibice byaho, igice cya mbere umurongo wa 10. Samweli wa mbere umurongo wa 12 haravuga ngo nuko akomeza gusenga atyo. Iri jambo tugiye gusoma rero ryamaye none ribasobanura wenda batararyumva. N'umukecuru witwaga Hana wari ufite ikigeragezo cyo kutabyara, ababaye, arasenga ari nayo ntego yacu dufite. Hana arasenga afite mukeba we, kubera atabyaraga, mukeba akamukina ku mubyimba, mukeba akamucyurira, ariko Hana arasenga yibanda mu masengesho kandi Imana iratsinda. Nta muntu wigeze asenga ngo akorwa n'isoni, nta wasenze ngo amwarwe, nta wasenze ngo yikorere amaboko. Arasenga aguma ku isezerano. Ubwo rero iri jambo tugiye gusoma Samweli wa mbere ibice 12, ku gice cya 12 yarasenze. Umutambyi Eli nibwo yahise amubwira ngo uri mu biki, kubera iki yasengaga anyeganyeza iminwa, ariko kubera yabonaga ko yasenze ikigeragezo cye cyabonywe n'abantu benshi, kubera ko abantu benshi bamubonye. Arasenga aravuga ngo Uwiteka untabare. Buriya umuntu ageze asengera mu mutima biba bigeze kure. Turisome rero nawe iki kiganiro Imbaraga z'amasengesho ujye ugikurikirana kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu. Kizajya gicaho muzaba mugikurikirana. Ari abari muri Amerika, abantu aho bari hose bakeneye ijambo ry'Imana ku isi hose, mu Rwanda ari hose, nzi ko kizagufasha, kubera yuko nta wasenze ngo akorwe n'isoni, nta muntu wigeze asenga ngo amwarwe. Tugiye kurisoma Samweli wa mbere ibice 12. Haravuga ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Yari yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati ashwida databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa ibisindisha byose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye.
ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya, kandi n'agashinyaguro, nabitewe n'amaganya n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wasabye. Amen. Ndashaka rero ko tuganira kuri iri jambo rya Hana. Hana yari umukecuru wamenye gusenga icyo ari cyo. Ubundi abantu muri iyi minsi ntago bazi gusenga icyo ari cyo. Nyine ku cyumweru twese tujya mu nsengero tugasenga, mu mibyizi tujyayo tugasenga, ariko gusenga ni iki? Gusenga ntago ari ukujya gusenga ngo abantu babone ko waje, ntago ari ukujya gusenga abantu babone imyenda wambaye, ntago ari ukujya gusenga. Oya, gusenga ni ibyifuzo ubujyanye imbere y'Imana, ubwira Imana ati nunkorera ibi nanjye nzakora ibi. Nibutsa na ba bantu bahiga ntibahigure, Imana ije kwishyuza abantu. Maze iminsi mbwira abantu ko Imana ije guhemba no guhana abantu bakoreraga Imana, nubwo bamwe basenze ikabasubiza bakigendera ntibayigaruke imbere. Hariho bamwe, mbese umuntu uzumva televiziyo Shimwa TV uzayikurikirana ayumva rino jambo, amenye ko Imana y'amahoro idakorera mu kajagari. Shaka ko twiga gusenga ibyo ari byo. Buriya gusenga ni icyifuzo runaka. Ushobora kuba ufite icyifuzo runaka ukagishyira imbere y'Imana. Buriya ufashe ibintu byose ukabijyana imbere y'Imana. Ni urugero, ushobora kuba ufite nk'abana 5, umwe akaza akakubwira ati mama nkeneye irindazi, undi nkeneye bombo, mbese undi akavuga ati nkeneye n'imyenda. Burya abana bakubwiriye rimwe nk'ibyifuzo 5, ntago burya umenya icyo ukora, nta nubwo umenya icyo usubiza. Intego rero nshaka ko tuganiraho ni ukumenya gusenga ni iki. Ese kuganira n'Imana bimera gute? Gusenga ni ugusenga uko ariko kose wakora, ariko bitagiyemo akajagari. Ushobora gusenga ukavuga uti Mana nkuzaniye ibyifuzo 3, muri ibyo byifuzo 3 nzanye shaka yuko uzabikora, kugira ngo ninabikora buri isengeye mu kajagari ukayisaba ibiryo, ukayisaba amafaranga, ukayisaba ibintu byinshi, hari igihe ibikora ntumenye ko yabikoze. Ariko iyo usenze ufite intego ugasengera ibintu bike, ukavuga uti Mana nkushyize ibyifuzo 3 imbere, uzampa akazi, ni urugero bitewe n'icyo ushaka, niyo ibikoze wibuka guhigura. Gusenga rero turi kwigisha no gusenga gufite intego, gusenga kwa kwinjiza no mu masezerano Imana yakubwiye ikaba yabisohoza. Ubwo rero umukecuru Hana nawe yarasenze. Turi kwigisha gusenga ariko kuvanze no kwihanganira ibikugerageza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Muri Yakobo 12, hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Hana nawe rero yarihanganye, arihangana, aremera mukeye baramutuka, aremera abaturanyi baramusuzugura, aremera hasengera baramusuzugura. Buriya yageze ku rwego rwo gusenga atabumbura umunwa, kuko yabonaga ko igisuzuguro kibaye cyinshi, kuko yabonaga ko abantu bose bamufasheho ijambo. Aravuga ati rero nanjye ngiye guhindura imisengere, mpindure gusenga, kugira ngo abantu bamenye yuko Uwiteka ari kumwe nanjye. Ubwo rero umutambyi Eli yamunyuzeho, kuko ataramenyereye ko ari ukuntu uhindurira imisengere. Abantu ushobora kuba bakumenyereye usenga ukuntu, ariko dukwiye no guhindura imisengere. Ushobora kuvuga uti ngiye iwanjye mvuye kuri matora, ngiye kuryama ku mukeka. Ukaryama ku mukeka ukabwira Imana ati mfite amateleviziyo, mfite amafaranga, ariko nkuhaye icyubahiro, ngiye kuryama kuri uyu mukeka, uzansubize ibibazo mfite. Ushobora kubibwira uti ngiye kumara iminsi 4 ntarya, uzansubize. Ibyo byose ni ugusenga, kandi bivanze no gushakisha Imana iki umwete. Hana rero, Hana yagiye aho abantu baramukoba, baramuseka,
baramushinyagurira, ariko yari yaravuganye na nyiri ijambo. Haleluya. Yari yaravuganye n'Imana, kuko Imana umuntu yaguha akakurambirwa. Umuntu twagiye tubona abantu batwemerera ibintu ntibabisohoze, ariko Imana yo ntabwo ijya ibeshya. Niba yarakubwiye ko izaguha ubutunzi izabuguha, niba yarakubwiye umwana izamuguha, niba yaragusezeranyije amahoro izayaguha, ariko Imana y'amahoro yo ntabwo ijya ibeshya. Ibyo yavuze ntiyakicuza. Iyo yavuze ijambo iraririnda ikanarisohoza. Hana rero arasenga yinginga Uwiteka Imana, arasenga abwira Imana ngo Mana uzandinde ibyango ntibimbabaze, uzandinde agahinda, uzandinde amakuba. Nyine arasenga kuko yabonaga umubabaro wo kutabyara ushobora kumwinjiza ahandi hantu, ariko yarasenze. Twaje kubona ko yatabarukanye intsinzi. Yarasenze yihanganira mukeba. Urumva yajyaga gusenga mukeba ati genda, n'ubundi se uragenda se uzagera kuki? Hariho abakubwira ngo ntacyo uzageraho, ariko jya ubabwira ngo hari icyo Imana yamvuzeho, kuko umuntu wavuzweho n'Imana ntabwo apfa gupfa. Umuntu wavuzweho n'Imana arashinganye. Umuntu wavuzweho n'Imana muri iyi minsi niwe uri kwifuzwa. Umuntu wavuzweho n'Imana arashinganye, kuko na Satani ubwo aramutinya. Iyo Satani azi ko Imana iguhozaho ijisho, burya ajya kugukorera ibintu agatinya, nubwo abidusohorezaho, ariko Imana iba yabyemeye. Burya nta cyakubaho Imana itabyemeye. Satani yagiye gusaba Yobu, ntimubizi se? Aramusaba amujyanira abana, amwicira abana n'umugore, ariko Yobu aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Nawe rero ikintu nagira ngo nkubwire, icyifuzo runaka, komeza gusenga kwawe. Hana yarasenze, arasenga, asengera mu cyumba, asengera mu rusengero, asengera mu misozi. Imana iraceceka. Ndashaka kubigisha kuja mu rubango igiceceka ariko yumvishe. Buri Imana ishobora kugucecekana ariko yarabyumvishe. Buriya rero Imana ni umubyeyi. Ushobora kuyibwira Mana nkeneye imodoka, ikahita ibona ko ukeneye amahoro mu mutima, kuko ayibona ya mahoro ashobora kuzakugeza ku bugingo. Ushobora kuyibwira Mana nkeneye ubutunzi bwinshi, ikabona iguhaye duke wazadukiranukamo ukazajya mu ijuru. Ni nayo mpamvu rero Yesu yaravuze tujye dusaba ibikora uko ishaka, ntabwo ari uko dushaka. Hana rero arasenga, arashikama, arasenga, abwira Imana ngo Mana ubundi Hana agisenga we mu mutima we yumvaga ko ibyo asabye Imana ibimuhaye. Hari uburyo umuntu asenga ariko ntahamye, akumva ntashubijwe. Jya usenga wizere ko ibyo wasabye Imana muri uwo mwanya ihise ibiguha. Ntabwo Imana yacu ari ingome, ni Imana igira gahunda kandi isezeranyije irasohoza. Twarayibonye. Reka mbabwire, ubushize abamvisha ubuhamya nababwiye uburyo nambaye ubusa muri umujyi wa Kigali. Njyewe nakubeshye, wenda n'abanzi bazabwumva. Hari n'igihe nambaraga ijipo atari uko nkunze ijipo. Urahari abantu benshi uzabona bambaye ijipo atari uko bayikunze, ahubwo ari ubuzima bicayemo. Twambaye ubusa, twarashonje. Nababwiye ko no hanze naharaye. Mbabwira yuko utabwira Imana ngo wabyaye ngo urye ubunyobwa. Twe twaryaga ubunyobwa n'ubugari wabyaye, nta nubwo ufitiye imbabazi. Ariko Yesu akaza ati mwana wanjye ndagukunda. Ntabwo ari Imana ikoresha abize gusa, ifite amashuri yigisha. Iyo umuntu yarangije, buriya n'abize ijya ibigisha. Ushobora kuba yararangije dogitora ariko ikagushyiraho ishuri ryayo. Rero ntabwo wayikora. Imana ni igikoresha abasivili, ikoresha umuntu wize, kuko ibizaho yakwigishirije, ikabizi n'ijambo uzavuga, ikavuga turiya muntu ibyo ari byo byose nimushyira kuri teri hari ibyo namwigishije. Kuko icya mbere twagiye mu nzu y'Imana uko tumeze ntabwo ariko tukimeze. Iyo ugiyemo Imana ikwigisha imyambarire. Twagiye mu barokore wambaraga igitenge gicuritse, Imana itwigisha kwambara. Turasenga, itwigisha ukuntu abantu bavuga, waba uri mu bantu ukagira uko witwara, kuko buriya hari abantu bahanze byumva kugenda rya mu muhanda gutukana nta kibazo. Ariko iyo uri mu nzu y'Imana, iyo uri mu nzu y'Imana
bakwigisha uko witwara, ariko kwa gusenga, kuko umukiranutsi ntago asa n'abandi. Ubwo rero gusenga Hana yarasenze, arasenga, ariko Imana imuha ibyo yasabye. Arasenga abwira Imana ngo Mana ukandengera, kandinda ibyago ntibimbabaze. Hana yarasenze, arasenga, uriya mu mutima we yagenda agasenga asinzira, abwira Imana ngo Mana wumvisha ibyo mukeba mbwiye. Urumva ajya gusenga, mukeba akamubwira ati nubwo ugiye se ubundi Imana yakumariye iki? Ubundi se abaturanyi bati se ubundi nubwo uzapfara umwana uzasiga? Akibuka ibyo byose bikamutera agahinda. Buri muntu amaze kugira ibibazo byinshi, afite intimba ku mutima, hari ahantu abageze ku buryo wubwe ashobora kuvuga ati se ubundi nubwo nsenga Imana yumva amasengesho yanjye. Ariko nshaka kukubwira yuko ni Imana yumva, ni Imana idakiranirwa, ni Imana idakangwa n'amagambo bakuvuze, ni Imana idakangwa n'igihe gishize. Ishobora kukubwira ko izaguha umwana ikamuguha ufite imyaka 50 kandi ikihesha icyubahiro. Ishobora kukubwira ko izagutabara ikagutabara nyuma y'imyaka 40 kandi ikihesha icyubahiro. Iyo nta muntu uyitegeka ngo kora, izirigisha iki? Hana rero arasenga, Imana iramusubiza. Arasenga kuva yava mu rusengero, Imana yahise imuha ibyo yasabye. Imana iramwiyereka. Imana yacu ishimwe cyane. Ni ukuri Imana yasubije Hana imuha umwana w'umuhungu, muzamwumva muri Bibiliya witwa Samweli. Uwo mwana w'umuhungu yabaye umwana w'amateka, yabaye umwana w'ibitangaza, kubera ko Imana yari yaramumubwiye ushaka kubigisha ku mbaraga z'amasengesho. Urumva uwo mwana yasenze asaba, nawe yaje kuba umunyamavuta. Kubera iki? Yasenze asaba, icyo asabye aba ari cyo Imana imuha. Nshatse kukubwira rero, ihanganire mu kigeragezo urimo, ihangane nk'uko Hana yihanganye. Wihanganire mu ntambara ufite, wihanganire mu makuba yawe, wihanganire mu byago byawe. Imana izakurengera, Imana izagutabara. Komeza icyo ufite, hatagira ukwaka ikamba ryawe, kubera ko muri iyi minsi inzara itumye twihakana Yesu. Ubushonji, mbese kuvugwa, bitumye tumwihakana. Inzara itumye tumwihakana. Amagambo batuvuga atumye twihakana Yesu. Intambara bitumye umwihakana, bitumye wihakana Imana. Bwira Uwiteka ndengera no kuzakwihakana kandi warantabaye. Ni Imana itabara rero, ni Imana igira neza, ni Imana idakangwa n'amagambo bakuvuze. Reka mbabwire, twabonye Rusi na Nawomi. Rusi yarasenze kandi Imana yaje kumusubiza, imuha Bowazi. Nawe rero senga, Imana izagusubiza. Ntabwo iyobewe yuko wabuze umugabo, ntabwo iyobewe ko abana bawe batiga bari mu rugo, ntabwo iyobewe ko ufite ideni rya banki, ntabwo iyobewe yuko byagucanze, ntabwo iyobewe ko umugore yakunaniye, ntabwo iyobewe ko umugabo yakunaniye. Buriya nta kigerageza itanga udafite imbaraga zo kukihanganira. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Niryo jambo rero nagira ngo mbasangize, riri muri Samweli igice cya 1 umurongo wa 12. Havuga ukuntu Hana yatitirije arasenga. Mbibutse intego y'iki kiganiro kizagicaho mu cyumweru 3, kivuga imbaraga z'amasengesho, uburyo wasenga, uburyo wabohoza, uburyo wahamagara Imana ikaza ikakwiyereka, uburyo mbese tugahindura icyerekezo cyo gusenga. Kandi mu gusenga hari ikintu nagira mbibutse, burya gusenga bijyana no kwezwa. Ntago wajya gusaba Imana kandi utihannye. Bisaba ngo tubanze twihane, ubanze ubwira Imana ngo Mana mbabarira ya magambo. Izi ko dutuye mu isi, izi yuko babana bakunaniye, ukabwira Imana ngo banze unyeze, banze umbabarire, ubundi ukabona kwinjira mu ishengesho, kugira ngo ishengesho ryawe Imana iribonane umubavu uhumura neza. Rero Imana idufashe kandi tugirire neza. Muzajya mucyumva ku wa mbere no ku wa gatatu no ku wa gatanu.
cyitwa imbaraga z'amasengesho. Tugiye gusenga kugira ngo Imana ikomeze dushyigikire. No kuwa mbere bazabashyiriraho, ubu kuwa gatatu nibwo azanyuzaho ikindi cya kabiri, ikindi kizacaho kuwa gatanu. Imana rero dufashe kandi tugirire neza. Yewe muntu waguye garuka, umuntu ucumujwe n'amasezerano wagaruka, umuntu wibaza ko Imana ibeshya, ntabwo ibeshya pe, ntabwo ibeshya. Imana irambika, iragabura, Imana ifite n'amazu irayatanga, Imana ifite amamodoka, ariko banza wezwe kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Kadusenge. Dusenge iri jambo rigufashe kandi uhinduke rwose, uhinduke kuko Imana yacu, ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu utejejwe ntazareba umwami Imana. Hinduka mu migendere, uhinduke mu mivugire. Niba tuvuga ngo intego ni amasengesho, imbaraga z'amasengesho nawe urazumva ni ukubanza ukiyeza. Uriya n'Abayuda basenze iminsi 3 ariko barabanje bariyeza, barabanza biyegereza Imana, barabanza barayibwira ati Imana twiyunge nawe aho twavuye tukagwa, uko watubonye kose utweze. Nawe rero iyi ntego y'amasengesho tuzayikomezanya n'intego y'urugendo rurerure, ariko wezwe kandi Imana nzi ko izabana nawe. Kadusenge. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri Imana ivuga bikaba, tugushimiye kuri Imana itegeka bigakomera, tugushimiye kuri Imana isohoza amasezerano. Habwa icyubahiro Mana. Rero iri jambo tunyujijeho n'imbaraga z'amasengesho, abazaryumva bababaye uzabahumurize, abazaryumva Kristo bageze ahantu kure uzabarengere. Ngarero gumubane nabo, ukomeze ubiyereke, uzaryumva yaraguye zamugaruye mu buntu bwawe, kuko Uwiteka uri Imana itarakara burundu, uri Imana igira imbabazi. Mana dusengeyemo abashonji, abambaye ubusa, ababuze uko babigenza, ababuze aho kuba, ubarengere kuko uri Imana ishobora byose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu wambwira umwe gusa. Amina.